amen. Imana ishimwe. Gusa nshimye Imana yo mu ijuru yampaye umuryango mugari. Rero nsuhuje bene data bari Kigali, nsuhuje abari Musanze, nsuhuje bari wacu mu karere ka Ngororero. Nabwo hari abagiye bamona kuri YouTube turi mu karere kamwe bikarushaho kuba byiza. Nsuhuje abari Congo Brazzaville, nsuhuje abari Central Africa, nsuhuje abari mu Budage, nsuhuje abari Norvège. Ndumva ibyo bihugu ni bimwe mu birimo inshuti zanjye nyinshi. Imana rero ibankomereze kandi muhumure, Kristo ni byose yaratsinze. Twiteguye ko mu minsi mike cyane Yesu aza gutwara itorero. Imana ishimwe. Ko Imana ishimwe yagiye inshuti zayo kandi yibikiye. Amen. Bakambwira neza yuko rwose mu bihe twagiranye ko bashimye Imana kubw'ibyo bihe. Nanjye nashimye Imana rero. Amen. Comment yagukoze, ndabizi comment urazisoma. Comment yagukoze ku mutima ni iyihe? Urakoze cyane. Ndumva twakoze ikiganiro ku wa gatatu. Ku wa gatanu mu gitondo twamusengeye ku wa kane. Yego. Kumbi yakize ku wa kane ni mugoroba. Nibyo buriya. Aravuga ati mukomereza aho ngaho, Imana yanyanyijije amaguru. Ati noneho ngiye yaramugaye mu gikaramwe ngo yaramaze umwaka n'igice. Wow. Ndavuga ati wite nahise mfukama ndamubwira nti ndagushimiye Kristo. Yego. Komeza ukore. Kandi so gusa ni benshi ariko iyo comment nahise mvuga nti papayi wanjye ari mu kazi yarakoze kudutoranya no kutugirira icyizere. Burya umuntu mutaziranye yego agatinyuka kandika comment ati uyu muntu naramuhamagaye aransengera byemeze gutya kanabisobanura. Yego aba yafashijwe pe. No kuri Imana bakoze akazi. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho mperose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiyatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere kwikiye channel ugakanda subscribe ngusabiye umugisha. Nanjye cyo nabasezeranije nuko utabicisha irungu. Niyo mpamvu uyu munsi nafashe urugendo nibere mu karere ka Ngororero. Navuye Musanze kabyumwihariko nsuza abantu rwose bari mu ntara y'Uburengerazuba akarere ka Ngororero. Kangerageza imirenge mikeya nzi. Kasuza abantu bo mu murenge wa Kabaya, murenge wa Jomba iri muri Nyabihu. Yego Kabaya, Kavumu, Muhanda, Hindiro. Bazariyo ngiye bashije kwibuka na Muramba. Yego umuvandimwe araza kunyibutsa. Yego tuguhaye ikaze mwene data. Murakoze cyane. Muhabwe umugisha n'Imana. Yego. Amen. Uributsa badukurikiye amazina yawe. Murakoze. Amazina ni Gasigwa Jeremy nkuko bisanzwe. Mwene data yadusuye Concorde kandi nagushimira Imana yakoze kukurinda. Yego. Amen. Gasigwa Jeremy niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka tumusabe kuganga dusengera Imana ize kutuyobora. Twe twiyoboye twayoba ariko ituyoboye yatugeza ahantu heza cyane. Reka duce bugufi dusenga Imana mu izina rya Yesu. Mana turagushimye. Uri Imana ikomeye cyane kandi uri Imana yumva gusenga. Ntabwo uhinduka, uri hejuru y'amajuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tuzamuye icyubahiro cyawe kandi muri uyu mwanya tuzamuye ibendera ryawe, izina ryawe rishimwe. Ayi Kristo warinze mwene data natwe uraturinda. Umwanya mwiza nk'uyu nguyu utwemereye kugira ngo dutambutse message yawe. Nuhabwe icyubahiro kandi nushimwe. Ni weho waremye ijuru nta nkingi kandi ubereye mwiza, abagutegereje bose nushyigwe hejuru. Nyiringabo Imana uri hejuru y'amajuru, ni weho mwami w'abami. Muri uyu mwanya rero turagutumiye kugira ngo message yawe icyo wateguye kugeza ku bwoko bwawe ariko bigenda kandi Uwiteka Imana nyinga muri uyu mwanya reka uvuriremo benshi, uhumurizemo benshi, icyo ushaka ko gikore mu izina rya Yesu Kristo niko nsenze nizeye. Urakoze. Amen. 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 Yego twarukanaga mu kwezi gushize. Nyarwanda jyavuga ngo ugiye atagaye aragaruka. Yego yego. Nanjye kuba nagarutse nuko ntacyo nanenze ntacyo nagaye, niyo mpamvu naje muvandi. Yesu aguhereza umugisha kandi wakoze kumvira umwuka. Ari muri ibyo ukunda kuvuga ngo jya wumvira umwuka. Amen. Gwiza urukundo. Yego. Aso nuzagira. Mani habwe cyubahiro nukore. Hallelujah. Amen. Muri iyi minsi rero Imana irimo irahamagara abarokore. Irimo irahamagara umuntu wese wumva ashaka kubana n'Imana ngo niyumvira umwuka. Mu byo ukora wumvira umwuka, mu buzima bwawe wumvira umwuka. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko turi nyuma ya kamera waje kumbwira uti rero yego aho wadusuriye twungutse inshuti nyinshi. Ahubwo ntarazisuhuza ntago biraza gukunda.
rero rwose abo bantu nungutse aho dukorera ibiganiro bwa mbere nza kugusura nibutse abadukurikiye ni inshuro ya kabiri navuye i Musanze nkaza Ngororero Yego. gusura umukozi w'Imana Gasigwa Jeremy yambwiye ati wari inshuti nungutse kandi nkeneye kuzisuhuza. Amen. Imana ishimwe, gusa nshimye Imana yo mu ijuru yampaye umuryango mugari. Rero nsuhuje bene data bari Kigali, nsuhuje abari i Musanze, nsuhuje bari iwacu mu karere ka Ngororero nabwo hari abagiye bambona kuri YouTube turi mu karere kamwe bikarushaho kuba byiza. Nsuhuje abari Congo Brazzaville, nsuhuje abari Central Africa, nsuhuje abari mu Budage, nsuhuje abari Norvege. Ndumva ibyo bihugu ni bimwe mu birimo inshuti zanjye nyinshi. Imana rero ibankomereze kandi muhumure, Kristo ni byose yaratsinze. Twiteguye ko mu minsi mike cyane Yesu aza gutwara itorero. Imana ishimwe. Ubu ufite n'inshuti ziba mu mahanga? Nyinshi cyane rwose, turasenga tukavuga Yesu kandi akigaragaza. Yego. Mana nabo mu mahanga? Yego, ubu ngubu mu mahanga baza amazina yanjye. Yego. Mana ishimwe. Mana ihabwe icyubahiro. Mana ishimwe ko mu ijuru ariho babanje kumenya izina ryawe. Hari umuririmbyi ukunda kumbwira ngo mu ijuru dufite ubutware, dufite ubusho. Hari ubushobozi n'ubutware twasigiwe na Kristo. Niyo mpamvu tuba ducika intege cyangwa se ngo dusubire inyuma. Imana ishimwe. Hari icyizere ku bantu turi mu nzira yo kujya mu ijuru. Yego. Amen. Ubwo se nkubaze ngo kuri YouTube bakwakiye utera nk'umuntu wari uhaje bwa mbere? Nagerageje kureba buryo ki bagiye bandika message cyangwa se naho twagiye tuvugana. Gusa ko Imana ishimwe yagiye inshuti zayo kandi yibikiye. Amen. Bakambwira neza yuko rwose mu bihe twagiranye ko bashimye Imana ku bw'ibyo bihe. Nanjye nashimye Imana rero. Amen. Comment yagukoze, ndabizi comment urazisoma. Comment yagukoze ku mutima ni iyihe? Urakoze cyane. Ndumva twakoze ikiganiro ku wa gatatu. Ku wa kane mu gitondo hari manza bwo umuntu yayiteye kuko twamusengeye ku wa narayingishize. Ku wa gatanu mu gitondo twamusengeye ku wa kane. Yego. Kumbi yakize ku wa kane nimugoroba. Nibyo buriya. Aravuga ati mukomereza aho ngaho, Imana yanyanyijije amaguru. Ati noneho ngiye yaramugaye mu gikaramwe ngo yaramaze umwaka n'igice. Wow. Ndavuga ati wite nahise mfukama ndamubwira nti ndagushimiye Kristo. Yego. Komeza ukore. Kandi so gusa ni benshi, ariko iyo comment nahise mvuga nti papayi wanjye ari mu kazi yarakoze kudutoranya no kutugirira icyizere. Burya umuntu mutaziranye. Yego. Agatinyuka akandika comment ati uyu muntu naramuhamagaye aransengera byemeze gutya kanabisobanura. Yego. Aba yafashijwe pe. No kuri Imana yakoze akazi. No kuri. Iba yakoze. Aba yafashijwe cyane. Amen. Amen. Rero narindi gusuhuza, soje nabo mu rugo duturanye n'abavandimwe dusengana bose, Imana yamuri bampera umugisha kandi ndabakunda. Amen. Nje wanyibagiye. Nawe nagusuhuje tukibonana. Gusa ko Imana yamaye umuryango w'abantu beza cyane nkunda. Ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Yajyaga ibikubwira iti nzakwagura. Yari yarabivuze nkibaza inzira bizanyuramo. Ariko isahani umuntu iyo bigeze. Hari umuririmbyi ukunda kumbwira ngo wikwiheba kandi ngo kuko umutima ibyo ubona bizagera aho bishire. Hari ibyo tubona ariko nuko isano mutabitaragira bene data. Hari ubwo Yesu azasinya. Haleluya. Kubera ko ageze ku kidendezi hari umurwayi amaze imyaka 30 ndetse n'8. Ariko kubera ko uwo munsi yari yasinye, aravuga ngo haguruka, akoresha itegeko. Imana ishimwe. Rero kubw'itegeko rya Yesu Kristo twanabonye rikura abapfuye mu mva. Nawe ni wizere. Amen. Uvuga iki ku bantu bavuga ngo abantu ngo baje kuri YouTube ngo babaguye ngo babaje gucuruza impano ngo babaje kugira ute, abo bantu wababwira iki? Urakoze cyane. Aba bantu gusa nta byinshi nabavugaho, ariko icyo nakubwira weho ubona abantu bari kuri YouTube ukabajajinga ukumva ko baguye, ukumva ko ari kugira ngo biyerekane. No, YouTube ni umuyoboro mwiza tunyuza aho ivuga butumwe rikagira kure kandi mu gihe gitoya. Rero niba Imana yambwiye ngo nzabwira isi, nkaba ntarabona tike yo kujya mu mahanga, ngomba kujya kuri YouTube nkicara wenda no mu karere ka Ngororero turi, ariko nkabwira umuntu uri muri Norvege, nkabwira umuntu uri muri Amerika, nkabwira umuntu uri muri Congo Brazzaville ntarakandagira. Rero kubera imbaraga za mukara w'Imana uri muri twebwe, mutureke dukore. Haleluya. Hari umuririmbyi ukunda kumbwira ngo bakakwibeshya ushaka Imana bakagira ngo usa nabo nta n'amahuriro.
bakisiga amavuta ya botike za hano mu isi, ntibamenye kusukwaho amavuta na botike zo mwe. Hari abantu bagusuzuguye inshuti z'Imana, hari abantu uhanurira bakavuga ngo ariko uyu muntu ntago nk'umwuka w'Imana, ariko n'Imana ikubwiye ngo hanura, n'Imana ikubwiye ngo ririmba, n'Imana igutumye tumika, ubundi urekera Imana akazi kayo. Imana ishimwe. Amen. Amen. Kona ari ibintu bikukubyiza banza ngutiye. Hashimwe Kristo. Oya turi kumwe neza, ndumva rwose, ndumva turi kumwe. Urimo kureba ugasanga ari byinshi mfite. Uyu munsi nazanye byinshi ko mu gihe duherukana nakomeje gusenga Imana, dusengana n'abantu, Imana iduha message zitandukanye. Rero uyu munsi wa none mfite message. Yego. Amen. Karibu. Murakoze cyane. Uramfasha n'ubundi murabizi ko ijambo ry'Imana cyangwa se Imana iganiye nawe, igihamya cy'iby'Imana kubwiye ni ijambo ry'Imana. Yego. Ibyakozwe n'intumwa 23 umurongo wa 11. Yego, ibyakozwe n'intumwa bice 23 umurongo wa 11. Yego. Mwijoro ry'uwo munsi, Yego. Mwami Yesu amuhagarara iruhande aramubwira ati, humura, uko wampamirije i Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza ni Roma. Amen. Amen. Haleluya. Komeza hepfo gatoya. Abayuda bahigira kwica Pawulo. Yego. Bukeye abayuda baraterana, bararahira bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Yego. Gere kuri komeza. Abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40. Yego. Imana ishimwe. Basagaga 40 bene data. Bari bahuje inama yo kurahira batyo ko batazarya, ko batazanywa batarica umukozi w'Imana Pawulo. Bajya ku batambyi bakuru. Yego. N'abakuru bati, twarahiye, twahize. Yego. Ibikomeye yuko tutazarya tutarica Pawulo. Yego. Nuko mwebwe n'abanyarukiko mubwire umutware w'ingabo amumanure. Murakoze cyane. Amubagezeho maze mwigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza. Amen. Natwe turaba twiteguye kumwica atarabageraho. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Imana ishimwe. Uyu nguyu ni Pawulo, ni umukozi w'Imana, ariko none hamaze guhindukira, amaze kuva mu byaha, yahizwe n'abayuda. Ese uyu munsi Imana yampaye message inuma ku bantu bari mu murimo w'Imana ariko bafite intambara. Haleluya. Irambwira ati bankirira ino message abana banyu babwire ngo nubwo hari abahuje inama, nubwo hari abari kwiyiriza ubusa, nubwo hari abahuje inama banze kurya cyangwa se banze kunywa bataraguhungabanya, bataragusubiza hasi, bataraguhombya, bataragira ngo bakurwaze muri iyi minsi ubwo abandi bari mu kazi, ariko Imana irambwira ngo nona ihute. Haleluya. Irambwira ngo ihute nona ubahereze ino message. Irambwira ati nubwo bari kujya inama mu bicuku bya nijoro bagahurira hamwe bakajya inama yuko bagomba kugusubiza inyuma, gombya business yawe, kuguteza uburwayi butandukanye, bari kujya inama yo kugira ngo basubize hasi icyo Imana yaguhaye, ariko Imana irambwira ngo nonaha genda ubabwire ngo haleluya, ndi Imana yabo kandi nje kubarengera, nje kubatabara. Ariko haleluya. Rero Imana yakuntumyeho wamuririmbiwe, irambwira ngo nubwo ufite intambara muri korari, komera kandi wihangane. Imana inuma ku bahanuzi, irambwira ngo muri iyi minsi abahanuzi babuze ijambo, irambwira ngo muri iyi minsi abahanuzi bagize kwiheba, irambwira ngo muri iyi minsi abahanuzi benshi cyane barasohowe, ariko Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nimukomere. Uyu Pawulo yarahizwe, uyu Pawulo baramureze, uyu Pawulo yaburanye imanza nyinshi cyane, ariko ngo hari abahuje inama. Hari abagize gute? Hari abahuje inama. Rero Imana yambwiye ngo ku buzima bwawe hari abari guhuza inama muri iyi minsi, ariko irambwira ngo nukomere. Nkuzaniye message wa mubyeyi, irambwira ngo nukomere nubwo uri mu ideni rikomeye cyane, ariko Uwiteka Imana arambwira ngo nukomere nubwo hari abahuje inama kugira ngo bahindanye umubiri wawe, ariko Uwiteka Imana yakurumyeho none harambwira ngo ninkubwire ngo nukomere. Imana yakomeje kubana na Pawulo, nawe uje kubana nawe. Rero Yesu aho ngaho wahereye ku murongo wa 11 yasuye Pawulo ari nijoro.
ariko aleluya. Amen. Ongera unsomere uwo murongo ho gatoya. Aramusura, yamubwiye amagambo meza cyane. Turi gusoza ntabwo turatinda, komeza uwo murongo wumva ukuntu Yesu yamwende buze kubabwira. Mwijoro ry'uwo munsi burese gatoya, Yesu ansanga mwijoro noneho yarambwiye ati abana banjye basange kandi ubabwire ano magambo. Komeza cyane. Mwijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara iruhande aramubwira ati humura, yego, uko wampamirije Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza n'i Roma. Urakoze cyane. Rero Imana yambwiye ngo nimbabwire bahanuzi, Imana irambwiye ngo nimbabwire baririmbyi, Imana irambwiye ngo nimbabwire bene data muri gukora umurimo w'Imana, ariko ugasanga aho kugira ngo ibyo mukoze bihereza agaciro, uri gusanga barimo kugenda babasubiza inyuma mu buryo cyangwa se ubundi. Imana irambwira ngo uko mwayihamirije nayije kubahamya. Amen. Ariko aleluya. Amen. Ariko aleluya. Amen. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo uko mwayihamije mwe baririmbyi mwe, uko mwayihamije mwe abahanuzi mwe, uko mwayihamije mwe bavuga butumwa mwe, nubwo mwavuze Imana neza ariko bakafata ko muciriritse agaciro kanyu bakagasubiza hasi. Ariko Uwiteka Imana kuri uyu munsi yambwiye ngo ninze nkubwire ngo komera kandi wihangane, uko wayihamije nayo nikwije kuguhamya imbere ya Data. Imana y'amahoro nishimwe cyane. Message mfite ni iyi ngiyi, mwakire neza message y'Imana. Murakoze cyane, ndabashimiye. Numvaga twakwikomereza. Message y'Imana ni iyi ngiyi rero ntago nakongera, gusa mfite message nyinshi ariko nanzitanga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Murakoze. Yego, Imana igumugisha mukozi w'Imana, nukuri intumwa ibigo ntabwo igikubitwa. Amen. Imana ishimwe. Yego. Ariko ngo hari abantu bibeshyaho kandi bashaka Imana bakagira ngo barasa, bakagira ngo turasa. Ariko Uwiteka Imana arambwira ngo nubwo abaguhize bakurusha amafaranga, nubwo bakurusha ijambo, nubwo yemwe abagaragara ko bakijijwe ari uko bafite amafaranga muri umurimo w'Imana, ariko vuga Imana neza, kizwa neza, hanurira mu mwuka w'Imana neza, ririmba neza, ambara imbaraga muri imizi igaragara nk'iya nyuma, senga, sura abarwayi. Ariko aleluya. Fasha imfubyi, sura abantu mu bitaro, ambika imfubyi. Uwiteka Imana yambwiye ngo ari kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Yambwiye ngo ari kumwe nawe, kora umurimo w'Imana neza utuje kandi uri kumwe n'umwuka wera w'Imana. Imana yo mu ijuru yiteguye kuguhemba, yiteguye kuguhereza ingororano. Nukomere kandi wihangane. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Amina. Amen. Yego, reka tugane ku musozo nk'uko message Imana yaguhaye nyine umaze kuyitanga. Yego. Ugiye gutanga nimero yawe ku buryo wakwifuza ko mwafatanya gusenga yazaguhamagara, n'ubundi dusoreze n'isengesho. Murakoze cyane. Nshimiye abantu bari baduteza amatwi, kandi nshimiye abantu benshi cyane bakunda iby'Imana, nshimiye abantu benshi bakunda ubutumwa, nshimiye kandi abantu benshi cyane bakunda no gusapotinga abakozi b'Imana. Mwese muhabwe umugisha, kandi nawe uhabwe umugisha. Tugiye gusenga Imana. Niba wumviye buno butumwa ukabumviye ino message, uhereye nonaha nutuze, kandi uhereye nonaha niwongere wumve ko Imana iri kumwe nawe. Uhereye nonaha Imana yo mu ijuru niyo yaguhamagaye, kandi nayo izaguhemba. Reka dusenga Imana. Uri Imana y'amahoro, uri umukozi w'umuhanga, ntabwo uhinduka. Message wampaye papa ndayitambukije, message wampaye nyigejeje kuri bene yo muri uyu mwanya. Nuhabwe icyubahiro. Reka ibendera ryawe rikomeza rizamurwe kuri aba bahanuzi, reka ibendera ryawe rikomeza rizamurwe kuri aba bavuga butumwa, reka ibendera ryawe rikomeza rizamurwe Nyiringa Imana kuri aba baririmbyi. Watubwiye neza ko mu minsi y'imperuka hazatera inzara, Nyiringa Imana, inzara y'ijambo ryawe. Muri uyu mwanya rero fasha ubwoko bwawe bwumva ijambo ryawe, bwumve message, inzara itaraza. Aleluya. Umugani w'abakobwa bari 10 ariko 5 basanze nta mavuta. Nari nikubwira ngo muri iyi minsi hereza abantu bawe amavuta, ubwo uzaza gutwara itorero twese uzasanga tukwiteguye. Urakoze kumvise gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nimero ayitanze. Nimero yanjye ni 079 643 134. WhatsApp 073280 72215. Bye bye, murakoze, turabakunda.